penalty ya sifu ya Oranzime na sifura abakinyi ni nko gukoresha accident imodoka ubu rero bazabyishyura ubu rero mechi imeshamalizika hiyo si mechi ni mechi za wali hizo iyo mvuze ngo ni msemaji wa group stage ibyo bisobanuye ko ibyo nibyo nje gukura actually uyu mwaka tunafite slogan muri competition zile international hapana friendly game ivuga ngo ugenini ni kama nyumbani yani mu rugo hanze ni nko mu rugo ugenini ni kama nyumbani muzana bimubwire abatangaza makuru turabibasabye rwose mujye muyibwira n'abantu iyo niyo slogan ya APR uyu mwaka ugenini ni kama nyumbani yani tutapiga nje ndani turabihera kuri Azam Dauda Richmond Lempte Lamine Ba ntabwo arabo bakinyi ntabwo arabo kujya mu matsinda ya Confederation abo nabakinyi bo kujya muri group stage za Champions League ntabwo iyo level twebwe APR twarwanira Europa uyu mwaka mubona bishoboka Champions League group stage wajya mu itsinda ry'irushanwa udakina sisi twadukina Champions League kurambaza Confederation nashaka kubabwira ko ahubwo urabona ko n'umwambaro mushya nambaye mwambaro ugezweho hindiyo jezi ureke bya bitenge nabonye ejo bundi bamurika kuna tofauti ya jezi na vitenge hago twe twambara ibitenge twambara jezi ubu zarasohotse ziri ku biro bya APR umukunzi wa APR wese wifuza kugura jezi kuko uyu mwaka nkuko navuze ngo ugenini ni kama nyumbani n'imyambaro nuko bazaze bagura imyambaro kuwa gatandatu dukina na Police Stade izaba ari umukara n'umweru gusa nta rindi bara rizaba ari hano tuyikomezanye kuri Azamu slogan ugenini kama nyumbani mu mifanire mu mikinire naho kuniuliza mambo ya vitenge twe twambara jezi kuna tofauti semaji jangwani nyesi nyemumenyera ugenini kama nyumbani jangwani unauliza vitenge kuna tofauti kati ya jezi na vitenge akafiti icyo bikabyo ya wiki araba fite jangwani acha kunimwambie kidogo ebu baada ya kutangaza elekeni kanisani na usali pia isipokuwa hiyo wakikufunga na ukiingia group stage utanungunika utapata cha mtema kuni hao warayoni na wajuu maneno yao tajuta kabisa jangwani msemaji wa mashabiki abashaka kwatsumuriro buri kanya abashaka kwatsumuriro makipe nabwiraga mu Giswahili naje no mu rusengero niba yatangaje ajya no mu rusengero asengera ikipe ya APR yinjira mu matsinda nkuko yavuze ngo ni umuvugizi w'amatsinda Club Giants kuko ni bitabi jamani ugaragara kwinjira mu matsinda umure yuri hano umuze yakokeje icyo bita fireback urumva nk'ubu ngo bare nta kintu ushaka kuvuga nta nubwo uri umusubiza nta kintu wabwira aho umwe wareyo ubakasakaza utujwi gake batangiye no gukora za graphique ziri muri draft bazikara ahantu ku ruhande reka polisi banzi murase ko gatandatu jangwari turamushimira kuko jangwari bigaragara ari kwisezo uribuka ko agiye kuzashyushya abafana ba APR n'umupira cyane ni sawa cyane nahagarika ko naje polisi ngo ntabwo azi niba yaragarutse kubera ko warya ngo ngengo nzira national police ngo bagiye ngo na bisi ngo ni wakizira ko bagarutse kubera ko umuhanda wa Kigali Kampala ngo wamimi kuko myinshi washe ko tarize Kigali kubera bisi ariko byamahirwe gatuzera ko baragarutse banakoze imyitozo muri polisi jangwani afata ikipe birakayekeza cyarimo cyane polisi afashe inka yishyira ku ikara indayishyira ku ipanu aragosora ni mubi cyane abasifuzi ngo barekuriye rimwe feruje ngo icyatsi cyarakaga ariko n'umutuku uri waka ariko mwakagire imana dufite bajangwani benshi umupira waryoha urabona nk'iyi Kiyovu iri mu manegeka nayo ikomeye none tukabona wabaye made mushyashya niyo version urumva muri APR twabaraga umuntu urasa gutya wirekura karasa ni makipe ukuntu bajyaga bahura no kubona banamaye n'inshingano kuvugira abafana ni byiza agomba kwirekura kuvugira abafana narekura kuko ibyo avuze ntabwo wabigira official statement ariko buryo umuvugizi ari ukipe icyo avuze kigomba kuba kiri official ariko murekire mu bafana ajya yisanzura arasane na bavandame na baheme group stages I like that thing
nabikunze cyane yasura ngo yitwa gute esroga ngo ugenini ni kama nyumbani ngo niyo binjiranye muri Champions League no muri Champion ariko ngo ntabwo barabikora kuko igihe bari hanze ntabwo baratwereka ko bari mu rugo muri Tanzania nta gikombe bavanyeyo kuri Simba nta nsinzi bavanyeyo ubwo rero ugenini ntabwo barahagira mu rugo bari uburyo bahagira mu rugo nkuko siroga yabo bivuga siroga y'abafana iyo ngiyo siroga igomba kujyana na siroga y'abakinnyi kugira ngo bigende urumva Paul Mushubi nawe arashaka kuvuga se atikise Paul Mushubi cyangwa aradukurikiye atikise ntabwo yanyandikiye ndabona rero anyandikiye Paul Mushubi ngo sigaye abanyarutarama niho barimo gukorera amafaranga okay yes gitifu wa Karenge bamwita Boni Bahati agiye kuduha ibibanza aba mu nkoramutima za Peri wa Karenge se yariya Karenge itandukanye na Gahengeri ariko no hose ni muri Rwamagana bamwita Boni Bahati vuga ati ndabakurikiye mba nko mu nkoramutima za Peri ati rwose muzaze njyewe munsure mu murenge nyoboye atari ko mugomba kuzajya mumenya n'abakuru b'imirenge mutuye n'abayobozi b'imirenge nyandike cyagiye tuvuga bamutwara sibo n'abandi nebyo ati muzaze rwose ati mbagurira agafi tuganire mbatambagize Karenge no murebe n'ibibanza hanyuma rero hari izindi mashini dufite mbere ko tukomeza kuri aperi iyo nicaye ngatekereza uburyo I&M Bank ikunda abakiriya bayo birandenga cyane kuko ubu I&M Bank na Hotpoint binjiye mu masezerano agamije gufasha abantu kuryoshya aho batuye bagwa inguzanyo ya miliyoni 5 zidafite inyungu ubundi ibyo bintu ntabwo bibaho faranga miliyoni 5 zidafite inyungu ni ibintu bidasanzwe bifitwe na I&M Bank gusa uti bikora gute ryoshye iwawe n'ubufatanye bwa I&M Bank ndetse na Hotpoint worohereza abakiriya kubona ibikoresho byo mu rugo byiza kandi ku buryo bworoshye tekereza ko mu masaha 24 gusa wahabwa televiziyo speaker imashini imesa frigo na coffee maker by'inzozi zawe byose birakorwa kila kitu ni salama muri I&M Bank basange mu mujyi kuri UTC Remera Kwandamage Kicukiro Centre cyangwa se amagana 32 twacyari kumwe kandi na Moviti niba ushaka umwana wawe agira uruhu rwiza koresha cyangwa umusiga amavuta ya Moviti bafite Moviti baby jelly coco butter melcent aloe vera na original mwayasanga mu supermarché no maduka agiye atandukanye rero Moviti cyizere cy'umunsi wose yes hanyuma Axel wewe nabonye uri inshuti ya Kensi cyane hari umwe mu bakunzi bacu twandikiye avuga ngo Kensi budaherutse kumwumva gerageza dushakire Kensi byibuza aze hano Kensi ndaza kumuvugisha nabonye yaragaruye Maripangu Maripangu yagarutse muri Gasogi Maripangu Yonel Theodore yarageze ni Kigali kubera ko i Dubai ntabwo byakunze yigarutse muri Gasogi nabonye bafite n'abandi bakinnyi bashya ndaza kumuvugisha kabisa barimo nk'umurundi witwa Muhindo nawe bazanye bafitemo abakinnyi bashya ariko ntabwo ari Gasogi ari sharp cyane kuri iri soko ry'igura n'igurisha rwose bizamuriye abana ngo bavuye muri under 20 kongera abo bagiye batandukanye hanyuma rero tubyumva kenshi ko igihe hari amafaranga kandi e-cash igufasha kuzigama byombi ubu kohereza no kwakira amafaranga hagati ya Airtel Money MTN Momo n'amabanki ni nk'ako kanya kandi ndagarira akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 urwego wohereze agera kuri miliyoni 2 ku giciro kiri hasi cyane mu gihe cy'amasegonda abarirwa ku ntoki aho usabwa e-cash ID shyiramo rero nimero ya telefone cyangwa iya konti wakira amafaranga niba utariyandikisha kuri MTN na Airtel kugira ngo ubashe kwakira amafaranga kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 11 urwego ubundi wemeza amategeko n'amabwiriza muri banki nyura muri application cyangwa ukanda akanyenyeri kuri USSD muri banki yawe uyandikisha e-cash irihuta irahendutse kandi iribizewe ku bindi bisobanuro rero hamagara ku murongo ukoresha cyangwa banki ubitsamo yes abakunzi b'urubuga rw'imikino ariko nabo dukeneye kubaha amashyi rwose ajyanye n'iki ajyanye n'uko badukurikira badukunda kandi ikintu cyose tuvuze batwunganira baba bari tayari ni ukuvuga ngo ikiganiro bakigiramo uruhare bakaduha feedback mu migendekere myiza yacyo nibakwiriye amashyi arakubwira ngo mukino abakwaza gusobanurira naho byaturutse kugatsitsira akakubwira hari mukaba muragenda na mu kiganiro ibintu bikomeye cyane this is the best feedback utabona feedback nawe umenye ko abantu barimo barakumva tubahaye amashyi rero menshi cyane ari ntabwo ukunze urwo gumikira
sana yes Seri yava mutahira. Twari tuvuga abakinnyi Gasogi yasinyishije bashya barimo bita Muhindo Kole uyu ngasanzwe ukina ikipe y'igihugu y'Abarundi urumva Muhindo Kole bwa Muhindo Colin byaryo Colin Abarundi ariko bakoresha igifaransa Colin Muhindo Colin hanyuma ubwo banagaruye nyine uyu Maripangu ya Wenenge urumva yego agomba kubafasha bakanazana myugariro wundi witwa Amuza Mulombozi Amuza Mulombozi yego nawe rwose arahari kongeraho umuganda witwa Kennedy Kirembeka n'abakinnyi bane yasinyishije ku munsi w'ejo Kirishap nayo ni hibure burya Gasogi hari ukuntu utajya hiburira Gasogi abakunzi b'urugo rw'imikino barishimye bahise badushimira bavuga ati murakoze cyane kutwibuka turabakunda cyane mu gihe tujye tujyanamo Kandere wa boss Paul Remusho bavuga ati umuvugizi wacu n'uwo nguwo tujya komeza babwire suza cyane umuvandimwe Bernard Byiringiro uyobora Le Bleu du Sud atuye kwitaba ari hafi ya stade yatangiye mobilisation yavuze ati nta mufana wa Rayon Sport ubi Butare tazareba iyi match Bernard Sharp amenya Bernard wa 2018 yamenye wa 2023 na 4 yaratuje Bernard tujye muri aperi dukomoze tuganire ko tubiganire muri rusange reka nkuranse ubwo mubereye co-president ruve twabonye ikipe ya APR ejo nabonye umunyamakuru David Bayingana apostinga yafashe Paris Saint-Germain logo ya Paris Saint-Germain afatiye Arsenal afatiye Bayern yongera ya APR aravuga ati iyi karita ya Visit Rwanda ni Joker urumva nibaza APR ije muri aya ekipe ibihanyanswa gute Ebuka ko muri Tanzania bagiye bambaye Visit Rwanda imyenda yambaye yanditseho Visit abo Rwanda bagiye bambaye ahubwo bakinanye bagiye mu kibuga bakinanye imyenda yanditseho Visit Rwanda ibyo rero byagomba gutuma abantu bibaza ese APR yaba yaramaze kujya mu bufatanye n'ikipe yaragiye mu bufatanye na RDB biciye muri Visit Rwanda hari abantu banibazaga murabyibuka ko byanatangaje ko Rayon Sport na APR ngo byihuje bikohereza bid imwe bigasabira hamwe ko byaterwa inkunga na Visit Rwanda amakuru ufite ni ayahe Ruvuya amakuru ufite rero kuri iyo nkuru ubundi byatangiye muri ubwo Rayon Sport rero gusohoka n'iryari Rayon Sport iheruka gusohoka iyo na APR zisohokera mwaka umwe ejo bundi rekurwa muri Libya yego n'iryari umwaka ushize yego byatangiye umwaka ushize rero Rayon Sport na APR zakoze icyo bita proposal mu kinyarwanda ubwo ni nk'imbanziriza mushinga mama ufite umushinga mukawutangaho nyine proposal icyifuzo ahantu kugaragaza ibyifuzo so nibo bateye intambwe ubuyobozi bwa Rayon Sport n'ubwa APR bafatanyije ni gake uzasanga bafatanya ariko icyo cyo bagihuriyeho kuko kibyara inyungu ikintu cyose kirimo inyungu abantu bagihurira abaga batitura amakipe akomeye hano mu Rwanda duhora duhanganye ni twebwe turaziranye nitwe nyenyeri nitwe kirango cya shampiyona y'u Rwanda mu bijyanye n'umupira nitwe duhagarara umupira w'u Rwanda so ni gute leta y'u Rwanda ikora n'amakipe yo hanze y'umupira w'amaguru yego kandi akaba ari byiza bitanga umusaruro kuki bitananyura no muri twebwe ko dusohokera igihugu yego buri mwaka umwe muri twe aba yasohotse cyangwa twese tugasohokera rimwe ko tujya henshi kuki tutagendana igihugu cyacu ngo tukigaragaze yego so bakora rero proposal bayigeza muri RDB icyo gihe RDB yari yobowe na nyakubahwa madamu Claire Kamanzi yahora uyiyoboye yego so ntabwo
bigeze basubizwa nyine bigiye kure kuko kimwe mu mpamvu ngira ngo ubuyobozi bwa RDB bwahise bunahinduka yego ajyaho ubu ngubu Francis Gatare niwe uyobora RDB. So rero ubwo guhindagurika nyine nawe urabyumva bifatamo igihe n'iki so muri kwa gupfanirana rero bitarafata umurongo yego nibwo nyine ayapereje ubundi ijya muri Tanzania igiye muri Tanzania icyo ntafiteho amakuru neza ni uwaba warongeye gushotora undi hagati ya APR na RDB icyo cyose nyifiteho amakuru neza yego ariko umwe yabwiye undi iti iriya publique y'ibihumbi 60 by'abafana yego nayo twayikenera yego kubera iyo visibility ingana bari ku bafana no ku bitangazamakuru mpuzamahanga ntaza muri itangazamakuru rikomeye. So rero nuko nguko bavuganye barabyemeranya bati we can try twabigerageza tukareba reka dutere ibuye mu gihuru turebe ikivumbuka n'abayingano rero grand frère nyeka ko ibyo yakoze nawe ni ugutera ibuye mu gihuru ngo urebe ikivumbuka ariko iriya si breaking yakoze wenda ngo bavuge ngo official ngo aya makipe ane ngo ntiyazajya yamamaza Visit Rwanda yakoze yamamaza u Rwanda biciye muri Visit Rwanda yego so nuko rero APR yambaye Visit Rwanda nka essayage nko kugerageza nyine ubureye ko bishoboka koko ariko ubundi ikintu bavuga abantu basigarana iyo mikoranire ntirabaho ariko yifujwe n'amakipe yacu arimo Rayon Sport na APR igisigaye nuko Visit Rwanda binyuze muri RDB nako RDB binyuze muri Visit Rwanda yaza bya prof niyo makuru hasofa Axel kumfasha n'abarundi cyane Kinyarwanda bayabaho nta kaburi imva n'abarundi no mu Kinyarwanda birakoresha ibyo Ruvuyanga asobanura nibyo nuvuga ngo ntabwo turabona impapuro chairman wa APR yicaranye n'umuyobozi muri RDB ngo basinye amasezerano bavuge ngo twinjiye mu mikoranire ariko impamvu nanuze ngo nakabura imvano iyo proposal kuba yari ihari ubu nuvuga ngo icyo wavugaga SWAT yaba ari APR ifite ubushobozi bwo guhamagara muri RDB ikongera ikayibutsa ikavuga ati ku meza yanyu hari proposal twabahaye kandi twebwe tugiye gusohoka ubu Rayon Sport ntabwo yahera Rayon Sport ntabwo yajya kuvuga ngo nimuduhe Visit Rwanda we yajya gusaba tembera u Rwanda ko tembera u Rwanda nayo ni brand yo kubwira abanyarwanda bari mu gihugu tujye gusura ibyiza biri iwacu ariko Visit Rwanda nibwira abantu bataragera mu Rwanda muze musura u Rwanda APR ifite ubushobozi bwo guhamagara ikavuga ngo proposal twashyize ku meza yanyu nimuyikoreho twe tugiye gusohokera igihugu tugiye muri Simba Day hari umubare w'abantu 60,000 amatike yabaye sold out so ni muri Kenya tujye muri ya partnership akavuga tuzanasubirayo tugiye gukina na Azam bikunze twahava tujya mu Misiri gukina na Pyramid tugakomeza gutyo tugaragaza u Rwanda mu mahanga rero APR yari ifite ubushobozi ifite n'inyungu zo kugira ngo yambare Visit Rwanda gusa kimwe mu bimenyetso bitajya bitubeshya natwe dushobora gushyira mu nyurabwenge ntabwo ushobora kugerageza kwambara brand ibiganiro bidatekerezwaho kandi utari mu ntambwe nziza igihari ni ibimenyetso bivuga ngo APR iri mu nzira zo kugirana amasezerano na RDB biciye kuri brand yitwa Visit Rwanda hashobora kuba barifuje ko Visit Rwanda izajya batera inkunga y'igihe cyose wenda Visit Rwanda ikicara ikajya mu gusesengura bavuga ngo tuzajya tubatera inkunga musohotse gusa byose ibyo ngibyo bizajya muri za negociation ariko icyiza twavuga ko ari cyiza cyane ikimenyetso cyiza ku kipe ya APR Football Club nuko muri RDB bagaragaje byibuza more than 60% ya commitment yuko si nibyo gusa burangiye n'ikintu namenye muri Minadef na APR ni impamvu musigaye mubona rimwe na rimwe budget ya APR igorana ugasanga ngo hari abasigaye ntabwo twajya batibona muri APR ngo abatoza basigaye ikipe ngo yanze kujyana umunyamakuru
gusa nyine ni ibibazo umuraperi yafataga abantu bose ikajyana cyane. ariko ubu ngubu ni imibare barimo gutera ni selection. rero politiki ihari muri Minadef ni niyo kubwira APR iti buriya n'uwahekwaga yanakwigenza so mutangire mushake umupira muwugira business muri club ijyana tuba mugani wa Jangwana